Bébé sol. Oh, chérie, vite fait ça. Bonsoir. C'est bien. Shango imeze bite se? Shafi imeze neza. Kwibona byemba niriwe mu rugo relaxinga ntekereza ku mishinga. Narutuntu ndimo ndashaka gukora muri iyi minsi iri imbere ariko ciao. Hanyuma se wowe bite? Ndiba kabisa. Ibintu byanze burundu. Kutese kandi my friend. Mugisha. Noneho nturutse mu rugo. Numva wagira ngo nimba nataye umutwe nimba ari ukujugunya ntabwo mbizi. Kutese kandi wagira ngo umutwe wanjye bawufashe bashyiraho igihaza. Cyakugendekeye bite se my friend? Noneho ndimo ndatekereza nkatunika. Kugira ngo ubaruze ko ntazagaruka ahangaha. Uzi ko amakuru yawe yose nyazi. Warubizi? Amakuru yagendanye n'iki? Urero uraho urashaka kuzasenyera urugo rwa Shafi. Nibyo ushaka? None ibyo urabijyamo se ngo bikumarire icyo urashaka iki? Shafi musenyeye inyungu wabona niyi. None wowe bikurebaho iki? Ni umushuti wanjye. Kuva ryari umushuti wawe? Shafi tumaranye igihe kinini. Ariko natangiye no kumva wivanga mu bya Shafi. Kandi mwagiye muhana amahoro koko. None uza kubimbwira nkandi wowe? Uza kumbaza iki? Ndabikubwira, ubuzima muri kubikubwira. Nuko hasigaye hari ibintu byo kujya mu ngo z'abandi abantu bakazisenya, ari naho havuye ngo ntabwo ushaka kwiki gihe biterwa natwe, sibyo? Abantu bapanze ibyabo, bapanze kuno urugo rwabo ruzagenda, ariko ugasanga umwana w'umuntu aturutse hirya abyivanzemo, kandi bateretana ntabwo mwigeze muhura. Gusa ibyo bintu bizakumara iki? Watuze. Ntangire ni iki ka? Habaye iki? Mugisha. I feel like I'm going place, man. How? What's the problem, bro? Shani byinshi. Tell me, I can help you to handle it. Yeah, so rero mbagize gutya. Urabizi ko mfite umugore. Of course I know. Mbagize gutya nganiriye n'umugore, ndamubwira umugore mwiza. Mama wanjye ararwaye. Urabizi. Ati yego. None rero kubera ko ari ngiye mu cyaro, ngiye kumuzana abari kumwe natwe kuko bamuhaye transfer ya SHK. Yivuze ari hafi hano. Ariko afite abantu bamwitayeho. Ego. Ndabyumva. Umugore ati se umugabo mwiza ko ubizi neza ko mama atankunda ndabigenza gute? Burya se hari ukuntu bafitanye akantu. Iyi mama ubundi no kuva na mbere njya kumushaka mama nago nyene ko akunda umuvyi avuga ngo reka noye gutesha umwana umutwe
ariko ntiyamwishimiye. ati ntabwo yigeze amwishimira. Okay, bibaho. si umamagaye n'indera ubwo se siwe kandi abanisha umutwe. nuko hanyuma nuko rero mba ngize gutya umugore arabyemera mba ndagiye jugujugu no mu cyaro. mama mba ndamuzanye. yego ambwire ko mukazana yanze kumurwaza. no ntabwo icyo ari cyo kibazo. so biri gupfira hirera mbwira ariko bro relax wataye umutwe reka nkwereka. ndi mu nshuti yanjye yavuye Europe anzanira ka wine. Maybe katuma mani n'igihe nagire hano ukaba utarahama reka gushirire bari yashari ko gushirire bangutsa mani ndebe ko na kiza n'uyu mutwe ndumva ntameze fresh. Nino ndabiki kazana arahatse umuntu kazanibwiriza ati mabukwe ati mabukwe wenda yakoze akantu ahinga utuboga ntitukigana isoko banavuga ngo azaza acishemo agasuka ubukasi bita ataza kumbura aza kumpamagara sinyumve umwana wanjye ngo warashatse ko umuntu yakora mu gitaka agakora mu runyereko kera twarahingaga tujya mu masoko ngo tugiye mwana n'akazana ebuka mwana wanjye shafi ngo warashatse ntiyakwibwiriza banavuga ati kanze nshishemo na ese ibi byose nahinze nzabijyana nzabisubiza inyakare abagore baraguye ndetse ibyo ngibyo byari bikuzanye hano ufata iya mbere uraje ngo uza kureba aho Sabira atuye. Ibyo nibyo byari bikuzanye hano. Ibyo byari binzanye kubera ko urumva ko mugenzi wanjye ibintu ugiye kumukana ntabwo byaba ari byiza. Ntabwo nabura kubikubwira pe. Ariko noneho ndumiwe. Ubishakira umwanzuro rwose. Mbishakira umwanzuro w'iki? Nise ubundi bishakira iki kugira mbese wowe uri shafi uza kubimbwira nkande. Ako ubu nakumva mugenzi wanjye hano agiye kugwa nkabura kubaza amakuru uko bimeze kugira nanjye nzabimubwire. Yigeze akubwira ko hari ikibazo afite? Kirahari. Kihe? Kirahari kuko umukunzi we ntabwo bari kuvugana neza kandi bitewe nande. Ibyo ni ibyabo bisenya birandeba. Kandi ahubwo birimo nyine birakureba. Yego ko mana yanjye. Njyewe ndeba ibyanjye iby'urugo rwabo barwana bagira ute? Mvana. Njye ntacyo bindebaho na kimwe. Ubundi ubimbwira nkande wo? Ngiyeho ubwo nicyo ashaka kumenya. Shafi ni nagufite atarakwishyura. Mani wambaje ibintu uje kuvuga. Bimeze bite? Wambwiye ibintu uje kuvuga ukari ibyo ngibyo n'ubyo. Reka mubwire uri mwiza. Niba aricyo ushaka. Uri mwiza urakeye no ku mutima. Uri mwiza. Nibyo ushaka. Okay, ibyo ngibyo ariko ntabwo bikureba sinzi impamvu ushaka kubijyamo kubyinjiramo. Sibyo? Sikurenze ko ufite umutima muri nko. Nta mutima mubi mfite. Urabona ikibazo ufite? Uzi ko ibyo bintu ugiye kubikora. Nawe byazagukurikirana ugasanga nawe urwawe niko rugenza. Wari icyo ariko? Hari icyo wabonye ndi gukora wigeze umfata ngo usange hari ibyo ndi gukora bitari byo. Kuki nabimenya ko ari wo birimo? Kuki nabimenye? Kuki nabimenye? Ibaze nayo ibintu namenye nkavuga ati reka nze mbikubwire muri uru. Nkwisangiye hano ndanagutunga. Warabimenye ariko ntibabonye mbikora. Niyo mpamvu ngira ngo mbikomeye. Shafi yeza aza kukubwira ngo Sabira se ari kunsenyera urugo. Nge ndabizi neza. Wenda wasanga bafite n'ibyo bari gupfa. Ndabizi neza niyo mpamvu uyu munsi mvuze ati ngenje kubikubwira ibintu bikomeye. Kucyumva ko mbirimo se bihagazeho neza. Kucyumva ko n'ibyo nge bihagazeho ko amakuru ndayafite n'ukuri kwanga kubimbwira. Ahubwo we mbwira icyo waba upfa na Shafi nyimenye tubiganireho tumenye ikibazo aho kiri. Umva rero kamubwire ntacyo mpfa nabo ibyabo n'urugo rwabo ni ibyabo njye ntibindeba sinshaka mana sinzi pe ahubwo mbwira ibindi byaba bikuzanye ibyo n'ibyo bishire hasi ureke no gukomeza kubimbaza sibyo? Nta bindi byari binzanye ariko gusa ikitavuga no muntu ngo ntazarabivuze umwe babiri batatu bane uwo bose nuko bakwanga nuko bakubeshyira
Rega abakobwa turabazi ko mugirana utubanga. watuza mugabo Gusa ndababaye. babajwe n'iki Ibintu biri uri gushaka gukoresha. Karibu karibu. Sanindera. Nabizi ko ntawe uri bukimerere ko mvuye. Yego. Karibu mje. Muraho murakomeye. Karibu karibu. Sana. Amahoro. Ayiwe ubwo ntibaheze nyuma y'urukinze. Hari mu turimo. Amahoro mubyeyi. Muraho. Yeza tuvuye teka ryo. Ubu nari ndimo gushyiraho udutaka kuri utwo tubuto tutuboga. Kazana wanjye se kutajya kozwe igitaka. Karibu karibu. Sana. Murumeze neza. Jafi. Akira shakira banze refreshing ubwonko ndumva harya ngo kagaturuka akaba kavanye na ruwe. Cheers by the way. naryoshye buriya Wakumvise aka kantu ntabwo ni umwimerere ndagaso kabisa. Nuko ushaka banze uruhuke umbe. so rero mama simugejeje mu rugo raje yasuje umugore wanjye n'abana byose sihashize iminsi nako atarashira iminsi sinzi ukuntu ninyabije hanze gatoya ngiye muri hariya mu mujyi singarutse numva umugore ngo mama ari kwaka inzoga arwaye inzoga umugore aramubwira ati se kuri komiti warese tukagushakira agafanta warese tukagushakira utuntu tukondora mama ati ashwi but she was alright. Sinibaza ikintu bafunga ni byose cyangwa ni ukuvuga ngo mani njyewe umugore arambwira ibye mama nawe akambwira ibye nkumva mama ni uri mu makosa ubundi nkumva umugore ni mu makosa mani. Let me tell you my friend, you have to sit with them one by one or them together. Ukababaza ikintu bapfa biri deep kabisa ku buryo nta guca ku ruhande. Mani ndakubeshye pe. I don't know how to solve it. Ntago nzi uburyo ibi bintu ndi bubikemuremo ko birimo birancanga. Mani wari watekereza ukumva uratoneka ari umuntu w'umugabo. Oh my god. Bro. Mani ndikubona kandi kuko ibintu byagutesheje umutwe ariko ndibaza se ni mama muri mu makosa mu mugore. Abisamo kawaii ni kameze neza sha. Ibyo abagore na famille ya rukundo buriya tujya tugira abakazana na banyira gukora kenshi. So rero mugisha ubu ngubu urabizi no inshuti mfite nta wundi muntu nakwirukanyira niwe twabanye niwe twakuranye. Shanya nta kigenda tu Izi bintu byambayeho nabyo. dore nyamuguni asohokana imodoka ya bosike asohoka parike hariya narangiza amamagare nayo niciye ngiye ku muhanda narangiza amamagare nyine aganiriza ati hari ibintu birenze byadanje sinzi aho kamirindi yaturutse abaratubona abarasaze bari kugisha aritonganya mbese ibibazo biravuga uzi ko ubu yanyanze tutakinavuga None se ko wiyemenya amavuri muganira Kamirindi agaturukira akavuga ngo aritonganya n'isararanga yari ashingiye ku cy'isararanga kandi yarasanze muri kwiganirira. yahise avuga ngo aranireta uvuze ibibazo byabaye yarananyanze ubu ngubu nta n'umuntu uvugisha undi maze uyaranyanze yarandakare hahandi nta n'umwe uvugisha undi Ubwo ni ukuvuga ngo maze do ukwezi kugiye gushira atarampamagara Sabe ndabona kiri gushaka kubyumva
ukanigendera icyari kinzanye ndakikubwiye. ubwo uraje uje kwibaraguzwa Njyewe nabikubwiye. genda nubwo namperekeza ariko noneho genda si wabonye inzira se wijyana genda ndi i Rwanda nzaba mbere. ubwo rero uraje kwibaraguzwa ngo nyenyenye Sabira watuje ukamenya ibyawe ubuze agahinda mfite basi se mujya mubasha kuvugana ube wazamumbwira wongeye uretse gakubanza uvuga amatwi uretse ubanza uvuge wowe ubwo ni ukuvuga ngo ukundana na nyuma buri ujya nkunda kabiri iwe nkunda ahubwo kandi nkubwiye ngo nyamabuni yari asohokanye imodoka ya bosi we undi yarayijyanye ku kinamba kuyogesha ntabwo mbizi arangije arampamagara aramvugisha amvugishije Kamirindi aratubonana kandi nkunda Kamirindi pe hahandi numva n'umutima wanjye umeze nabi basi se wamfashe iki ubwo no kuvuga ngo Kamirindi yaturutse hariya abona hagararanye na nyamabuni agira ngo nawe aragutereka urumva nyine yarapfushye nyine yaramfuhiye ariko ntago azi uko aho ukuri kuri ngiye nkundana na Kamirindi ni nawe nkunda ni nawe umutima wanjye wifuza ahubwo wamfashe iki ko njya mbona uvugana na Kamirindi njya mbona muvugana ntago wazamunteretera tukaba twasubira nawe urasetsa koko